uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari icyawe bya nyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo ba mbere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashobora kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura. Bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri miliyoni 4 kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litije, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane ni 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 222 0 1 2 3. Turabasuje cyane mwebwe mudahwema kudutega amatwi aho muherereye hose. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited, aho muba mudukurikiye biciye kuri channel yacu ya Nzuri Market. Reka kandi tugusabe gukanda subscribe, kanda subscribe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nta bindi rero, ni imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho cyangwa se ku maskrini yanyu, tubazaniye inzu nziza cyane ya etage y'akataraboneka, igurishwa kandi igurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije naho iherereye ndetse n'ibyayigenzeho kugira ngo ibe yuzuye. Iyi nzu rero ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali, ni mu mujyi wa Kigali rwagati, ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko ahazwi nka Kibagabaga. Iyi nzu ikaba iri muri Kibagabaga hano rwose hafi y'urwibutso rwa Kibagabaga. Iyi nzu rero akaba ari inzu ya etage iri kuri kaburimbo. Ni inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine na stock, ikagira kandi na annex. Si ibyo gusa kubera ko ifite parking na jardin bihagije. Iyi nzu rero akaba ari inzu igezweho, yubatse mu buryo bugezweho, ikaba iri kugurishwa amafaranga make ugereranyije naho iherereye, kuko murabizi neza yuko hano Kibagabaga ibibanza byaho rwose bigura byibuze miliyoni 70 gusubiza hejuru. Iyi nzu rero tutabicishije amatsiko, ikaba iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 400, ariko kandi ikaba iri ku giciro cya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se 200,000 by'amadolari, ariko biganirwaho. Wakunze iyi nzu rero waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 Si ibyo gusa rero, wadusanga aho dukorera mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, ukizamuka muri ascenseur ugahita ukata iburyo uhita uhagera kuri Nzuri Business Group Limited. Ari nako kandi udusura ku mbuga nkoranyambaga zacu Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi ni Nzuri Market. Kanda subscribe, ukore share, ukande kukazogera. Nyabuneka ufite ahantu ushaka kugurisha, ushaka kugura, nta handi ni muri Nzuri Business Group Limited. Ngwino rero tugufashe buri kimwe cyose ku mitungo itimukanwa. Turabakunda cyane.